Didier Tasio Mugisha Gilbert arabasiga Tasio yongeye kuraho neza cyane Rayon Sport barawufata pasi kwa Faringaye ni mu cyana arabasiga ni mu cyana reka ture imbere Sam goal amwita Folongai Senegal Rayon Sport kimwe Apel Football Club ubusayi krayiwe uyu mutoza w'ikipe ya Sport amwitago Robert Nyogo Caravedo Karemo ahagurutse abafana bose abwira abafana b'ikipe ya Sport hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu ati nimuhaguruke mwa Yes, ladies and gentlemen, mambo vipi? Mimi naitwa Horimano, it's your boy Horimano, the number one entertainer. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh, nje mbaye ikaze aho muherere hose mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, muri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Reka twikaze abantu bari mu mujyi wa Kigali by the way. Tutibagiwe n'abantu bari hanze y'u Rwanda, badukunda kudukurikirana umunsi ku munsi. Ibi byiza kuri wakanze subscribe ibuka gufungura kukazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri day to day. Imbere yanjye right now ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'uwitwa MC Sanga. Yola Biteze umeze neza? Meze neza kabisa. Ikaze kuri day to day. Murakoze cyane. Umeze neza? Mani wambaye neza. Thanks urakoze. Shawara nsigira nka bitano live. Ntabwo ari wa mbere ndabambihaye. Uvuye Dubai? Mvuye hafi aho ngaho. Nibirega USA. Ariko abantu mukina film man ngo mufite amafaranga, sinzi amafaranga irimo muyakuvana he? Nyine abari dukeya ariko iyo tuje nyine udushimira Imana kabisa, duke tuba tuje tuza mu mahoro kandi nyine kabisa. Ukavuga ati tutufaranga tuje reka ngiye nufashamo n'abagenzi banjye turebe kuntu twagira utuntu twikorera asigaye andi nayo umuryango wanjye nawe rebe kuntu bigenza. Hanyuma Sanga uri umwe-MC, uri umunyamakuru, uri umunyarwenya, uri umukinnyi wa filimi, nkunda kwivuga cyane iyo nkwakira kuri day to day, sibyo? Ewana nishimiye kongera kukwakira by the way. Murakoze cyane. Ubwo duherukana wari uri hano tubwira kuri projet yawe ufite uvuga ati man ndashimira cyane cyane ubuyobozi bw'u Rwanda kuko sinema imaze kugera ku rwego rushimishije cyane. Hanyuma rero twongeye twakwakiriye, hari izindi projet ugiye ufite uri gutegura? Zirari nyinshi cyane mwarimu maze kunyakira sawa. Okay, ntex rero nonje kugaruka hano kuri day to day ni MC Sanga bisanzwe uri kumwe n'abasare kunebe mwe n'abasaza kabisa promoter MC Sanga hano kuri day to day. Muramenyereye cyane muramenyeye makuru siporo, amakuru y'imyidagaduro, amakuru yose agenda cara hirya no hino mwese. Rero nagose ndacyari MC Sanga imyuka ni yose 2025 tubana umunsi ku wundi hamwe na Horimano tubana tsindagira Horimano retro yatubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Baduhamagare aka kanya kuri day to day. Reka tubibutse bakande subscribe, mukande subscribe byibura twuzuze 100,000 guys kanda subscribe twuzuze 100,000 pe nukuri pe Sanga hanyuma rero twongeye kwishimira kukwakira hano kuri day to day. Sanga ibi none se man hari ahandi ku bindi level imaze kugera? Man ibintu byahinduye isura bro. Byahinduye isura cyane muri sinema nyarwanda imaze guhindura isura bro. Kuva nayinjiramo nanjye kabisa nayinjiye mu nduza ahantu yageze. Sinema ndetse n'urwenya man ni ibintu byamaze kugera ku rundi rwego mu Rwanda. Duherukana tubwira ngo ni kuri 70%. Ubu se none nta kandi karenzeho? Abo ngubu aho bigeretse nyishaka kuvuga imibare y'ahantu bigeze kuko ubundi amaso arivugira bro, n'amaso arareba, twese batubireba, ibikorwa birivugira, tureba uburyo ki bigenda bihindagurika umunsi ku wundi, uburyo bagenda bizamuka. Ujye ureba mbere bondi mu myaka 2018 19 2020 umunyarwenya twakundaga cyane cyangwa se abantu benshi baze cyane umunyarwenya bitwa Nyagso. Ariko reba abanyarwenya aka kanya 2025 aho tugeze abanyarwenya dufite kuntu
bangana kandi bose bari ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo umufana hirya no hino avuga ati ngiye fana Nyagiso ngiye fana Mitsutsu ngiye fana Sabi ngiye fana Sabi bose muri 2019 2018 nabari bariho cyangwa fana Sanga Sanga ariko ngiye mpita nibaza undi izina Sanga MC Sanga iryo zina urikomoza bro izina ubundi ngiye izina ryanjye rifite inkomoko ku babyeyi banjye ubundi abeshi cyane nk'abantu twiganye mu kigo cya Ecole Secondaire Rangiro cyangwa se ESU Rangiro ikigo cya boarding school giherereye Kanyamasheke abeshi banzi nka MC King Youth ubundi ntabwo banze nka MC Sanga ariko nanjye nari nzi King Youth sinzi ukuntu Sanga ryaje muri comedy ryaje muntu uza muri filimi nacyo kintu ufite gusobanura abafana banjye abeshi cyane n'ubundi n'abamamagara abeshi ndabizi bafite nomero zanjye hagiye hasevinzemo King Youth ni King Youth ni ukuri pe biboro rero nibyo ndi kubabwira rero nyitangira bino biboro kuko nitwaga MC King Youth muri Ecole Secondaire Rangiro n'ahandi hagiye hatandukanye bagiye banzi naje kureba nyuma sinzi ukuntu naje kwisubiraho nanjye kujya muri media cyane kujya mu bintu cyane by'itangazamakuru ndavuga ati nakuntu abandi umunyamakuru ndavuga ati King Youth wenda umwami w'urubyiruko urubyiruko ushobora kuzasaza nkava mu rubyiruko simbe nyiri urubyiruko ndavuga ati reka niyite izina n'ubundi rizahoraho usanga kuko n'ubundi na abbreviation y'izina ryanjye ifite izina rikomoka kuri iryo ngibyo mpita nkora iryo ngibyo n'ubundi nazaho nita kuko n'ubundi bishatse n'umwana wanjye nazamwita Sanga kuko n'ubundi rifite inkomoko kuri irindi ryanjye ariko King Youth ndavuga ati ibyo byazasaza ntawamenya ubaye MC Sanga hanyuma MC uri umunyamakuru byose ese ugerageza kubifatanya gute mani kuba uri umunyamakuru ukora ibiganiro benshi bakuzi mu biganiro bya sport benshi barakuzi na hano kuri day to day you hakora sometimes sibyo navuga ko ngende na mushyashya hano rwose abantu bafana bacu banyakire ndi mushyashya dore ko zose tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri day to day hanyuma rero Sanga urwenya sinema ndetse n'itangazamakuru bifatanya ute ufata umwanya rimwe ukajya gushutinga ugafata undi ukajya mwita bigenza ute ni ibintu biba bitoroshye cyane gusa nyine ikintu cyose ukunze ukagishyiraho amaboko imbaraga zawe ukazerekezayo ibyo byose kirakunda kiramana aka kanya hari umuntu uba ari umuhanzi akaba ari umukinyafilime akaba ari umunyamakuru akaba ari iki akaba afite imishinga runaka akaba ari umucuruzi byose ukabifatanya niyo mpamvu aka kanya nanjye wumva ngo ndi umunyarwenya nkaba umunyamakuru nkaba umwemusi hose ibyo byose ngerageza kugenda mbihuza nkavuga ati muri wa kugira ngo ibyo bintu n'ubundi byere gupfira rimwe kandi byose n'ubundi interested muri ibyo kandi abanyarwanda bananyeneye kugira ngo babone ahubwo nayo nibagiwe bakeneye kumbona hari akantu nibagiwe Sanga uri n'umusobanuzi ubu abantu badukurikiye barabizi ko ndi kumwe na Kimomo wa kabiri ndi kumwe n'undi Kimomo akantu kazanye ute kubusobanura doze sibyo ibintu by'ubusobanuro hari abantu nzi byagiye bigurira VWT bafite amaplada ameze neza ndabizi neza nawe kutaje hano mu kiganiro n'amaguru none naje n'amaboko waje n'imodoka nibyo mbese ndewe kubeshye ubwo ngo waza n'igare se ubwo nahita amenya ko sinema nta mafaranga arimo cyangwa mu rwenya nta mafaranga arimo ntabwo nagize ngo ugiye kuvuga ko na boss atishyura mani nyine biboro uragerageza ukabimacinga byose ukabisaba ukabihuriza hamwe ukavuga ati buriya umunyarwanda nawe umuntu ufite ugira impano cyangwa se ufite ibintu byinshi ukunda cyangwa se ukunda gukora muri media cyangwa se entertainment nimba ufite impano zirenze imwe byose gerageza ubikore kuko n'ubundi ntabwo wamenya ibizagutunga ari ibihe byose bishobora kugutungira hamwe cyangwa se kimwe muri byo cyazasiferinga nyuma uhita ukomeza mu kindi hari igihe wazakomeza muri kimwe cyazaramuka giferinze cya kindi byose ubuzima bugahita burangira burundu niyo mpamvu rero ngerageza ngiye kubifatanya ku buryo nujya ubona ngo abahungu babibye ngo amacano nk'ubu se banyibye cano y'itangazamakuru nabigenza bite ahita nkomeza mu rwenya wakomereza mu rwenya ariko bari birafasha cyane kuko urabizi ko umuntu afata nk'inzira nk'icumi ese ubu ejo ndi ntazo umbwira ndabyibuka wigeze kuntumira kuri TV cyagiye wamumbaza ngo kuki naritse umuziki ubizite ko naritse umuziki kandi one day nzabatamo ako kaboro nzabatamo one day uranyibukije ubundi abeshi abakuzi nka Horimana bakuzi nk'umuhanzi banzi nk'umuhanzi w'umunyamakuru ariko by the way nyine urabizi kuko njyewe urabizi stories zanjye nakuze fana abantu benshi batandukanye bari muri media ariko nkasanga benshi ni n'abahanzi kuko nayo naririmbaga muri korali bro n'abahanzi benshi nakira hano ndabibabwira ati man muzi ko nanjye ndi mugenzi wanyu se ntukabone mbakiriye hano kuri day to day
nanjye ndi n'umuhanzi buriya. akaba ari neza cyane kuba uri umuhanzi akaba nawe mpamvu nanjye ndi umunyarwenya nkaba n'umunyamakuru. uriya nuze Ben Nganji buriya ndamwemera cyane. niba ufata nka roromodo wawe bona Patrick Rusine ni abanyarwenya bakaba n'abanyamakuru kandi beza cyane mu gihugu cy'u Rwanda dufite. Patrick Rusine kuri Kiss FM ni icyamamare. Ben Nganji hariya kuri Ket Radio hariya Nyarugenge kabisa baca ibintu arabice bigacika baramuzi. ubwo njyewe nka Horry Impano sibyo nshobora guhita nkubaza ubwo niwe roromodo wawe se niwe wiyespira uvuga ati wenda ngiye uyu muntu arankoma iyo ari gukora ibi bintu nkamukurikira njye aranyuzuza kabisa niwe muntu ufata nka roromodo wawe? Oya kubera ko njye mfite ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngenda mbarizwamo. wenda abo bantu bakundira ko bafatanya ibintu babifatanyiriza hamwe nicyo mbakundira. Ndabakunda ariko si bo baroromodo kabisa afite. umuntu ambaje ati niwe munyamakuru w'umuroromodo wawe ntago nakubwira rwose Patrick Rusine cyangwa se n'uwo kuko afite abandi nemera nagiye nkunda kugenderaho. barahari cyane afite umuroromodo mu itangazamakuru afite umuroromodo muri filimi. wajya uduha se nyine amazina yawe tukabamenya. erega sanga hari abantu benshi badukurikiye kandi turabizi ko neza tutanashidikanya ko hari abantu badukurikiye bari hanze y'u Rwanda. hari abanyarwanda ngiye bakunda kumbwira ko baba bankurikiye 5 bari muri America. reka nsuze mugenzi wanjye yitwa John ari hariya Ottawa ari muri Canada hariya kabisa badukurikiye cyane. nawe ni umucontent creator rero icyo gihe abantu benshi uzahita bakumbuza ko bazite se tubwire nyine ninde ufata nka roromodo wawe. none sasa uraba tubwira amazina yabo kugira ngo nyine tumve. njyewe mu bintu bijyanye n'itangazamakuru sinakubeshya kubera ko ngiye nkora muri Sport News. nkora amakuru ajyanye n'imikino cyane cyane nibyo nibandaho no kugaragara mu nkuru zigiye zitandukanye. cyane nashatse kujya nkora ku bijyanye n'amakuru ya politiki bigezeho ndavuga ati reka ni kuri Sport ndumva ariyo atazagutwara sha. oya nubwo batanagutwara ntabwo ngiye nayinjirira cyane ngomba kuvuga amakuru ari reality yemewe. nashaka kujya gucukumbura ibintu bitari ibya nyabyo. nacyo leta y'u Rwanda ibidusaba bati muvuga amakuru ya nyayo agira ikintu amarira abanyarwanda. njye rero nkora muri siporo. umuroromodo wanjye bamwita Axel Rugangura. Axel Rugangura aradukurikiye cyane ndabizi ko akurikira Day to Day. Axel Rugangura bora ngenda sibyo no kumufana ndanamwemera cyane ndamukunda. wifuza guhura nawe tuzamuzane hano kuri mic tumutumire reka mubwira azaza. Axel Rugangura natanye dore ahantu natanye kumwemera njye ava kuri Flash FM ndabyibuka. yakore kuri Flash FM bro. aza kuza kuri Radio Rwanda cyangwa se RBA yaje 2016 ngenda narabikurikiranaga. match yogeje ya mbere kuri Radio Rwanda. match yahuje Rayon Sport n'ikipe ya APR mu gikombe cy'amahoro yari finale. ahuriraho nanuze na Jacques Claude Kwizigira. Jacques Claude Kwizigira yakoreraga mu karere ka Huye kuri RC Huye. nabwo yarakibizamo cyane nawe yaramaze iminsi mikeya mu itangazamakuru. bahita bahura kuri Radio Rwanda bahita bahuza na Gisera avuye kuri Flash FM. bogeze iyo match ya final bita no muba Gisera ryeje noneho azanye kuri Radio Rwanda bati yungu baragatsindwa. yarasimbuye nuza yarasimbuye bitamu Erigio niyo niwe ufata nka roromodo. ni roromodo Axel Rugangura. aka kanya sanga hanyuma MC sanga aka kanya ngiye muzanye nkamutumira hano kuri Day to Day. mbwira ijambo rya mbere wabanza kumubwira kugira ngo binami n'umuhati wo gushakisha ukuntu mpita mutumira hano kugira ngo ikindi kiganiro tuzakorana nje nawe nzamutumire hano ajye imbere ya kamera kabisa mu guhuza. mbwira ikintu cya mbere uzabanza kumubwira. Axel Rugangura kubera kuntu ngiye mwemera nkanamukunda sibye no kuba ari umuroromodo wanjye ndanamukunda bro. kugerageza kwigana noze na sound yenjye nogeze umupira wanjye baranyumva. twagiye nje umupira ndawogeze aya wasigwa kapela twagiye twagiye ngo ndumva nabi mu myuka kugeza umuko kubona agomba kuba ndi ku kibuga kuri regional ya Mirambo. iyo match za bayimbandiyo cyane ndaza ninza kwibuka neza za kunyibusa ndaza kukurasiraho ndi mu mirongo neza. yarasira n'abanyarwanda badukurikiye. kunyibutsa kabisa ndagaza kubwira kuri kubijyanye na Sport na APR. Axel Rugangura ndamwemera cyane rero ikintu cyambere nambwira ati bro warakoze cyane uri umunyamakuru waje muri siporo ukenewe cyane. ndagukunda cyane kandi nifuza ko byibura nanjye nazajya ku rwego nk'urwo uriho mu Rwanda bakajya batangira gukora urutonde rw'abanyamakuru beza nanjye bakashyiramo nko kubagushyiramo. icyo kintu cya mbere wabanza kumubwira tumutumiye hano. namubwira ati niki nakora cyangwa se wafasha gukora iki cyatuma nanjye bajya bashyira ku rutonde nk'uko bakwiye. bro I promise you nzamukuzanira. nzamuzane kabisa.
Okay, hanyuma mu rwenya, ngushaka ko no mu rwenya mu uri rwenya n'umunyarwenya, mu rwenya ninde ufata nka role model? mu Baba ati rwenya eh mu rwenya rero ni benshi cyane. Umuntu ufata nka role model hano mu Rwanda nura mukinnyi witwa Daniso. Daniso ni umunyarwenya uwihirinze bro, ni umunyarwenya wazamuye abantu benshi bagiye batandukanye. Danizo. Umunyarwenya ubigaragara ko aryo ubwo Danizo ntimukinana? Daniso we yana influence kabisa. Niwe boss wawe? Ni boss wanjye komeye. Niwe boss wawe? Ni boss wanjye Daniso. Ariko by the way Danizo ndamushaka. Gusa afite n'undi muntu nemera hanze y'u Rwanda mu bintu bijyanye na film cyangwa se media cinema, bamwita ambassador. Ambassador ni umunya Senegal, Nigeria. Umunya Senegal. Ni umunya Senegal. Hakimu ushatse kuvuga Hakimu? Uri Hakimu. Confirm. Bro, uri nawe n'uzanira umudo wanjye ukomeye cyane. Ariko Hakimu yigeze kuza mu Rwanda I think. Njya mureba ngiye. Yigeze kuza mu Rwanda? Yigeze hasi. Yigeze kuza mu Rwanda I think ntabwo nigeze nyakurikira neza ariko ndabizi neza ko ujye mubona uri ambassador Hakimu yigeze kuza mu Rwanda. Ujye mureba. Ndamukurikirana cyane. Mbona adakoma. Uramusanije akurikirwa. Danizo na Hakimu nibo bakwemeye. Nabo babiri kabisa. Hakimu ubu ngubu aka kanya tuvugana akurikirwa na miliyoni 2,940. ariko ndakuzuza miliyoni 3 zimukurikira kuri YouTube. Danizo hano mu Rwanda akurikirwa n'1,160 nabo naba role model banjye bakomeye kandi bari ku rwego rwiza kabisa. Nuvuga ngo Danizo no boss wawe? Ni boss. Ntabwo nari mbizi by the way, ntabwo nari mbizi. Niyo mpamvu none se Zose TV niyo niye? Zose TV ni iyo channel niye? Niye bwite niyo nyuzaho ibintu runaka byose niye bwite kabisa. Okay. Hanyuma twagiye muri cinema. Nimara kukubaza ukumbwira uwo umfata nka role model by'umwihariko muri cinema, uzi kunyemerera gatoya ubwo duherukana wambwiye ko cinema igeze kuri 70%. Umbwire mu by'ukuri uyu mwaka wa 2025 ubona hiyongereyeho kangahe ku ijana? Ubwo duherukana mu kiganiro cy'ubushize urabyibuka, wari uri hano kuri day to day sibyo? Nurangiza ko mumbwira gutyo uhitumbwira ubu ngubu cinema nyarwanda urayibona ute, igeze ku ruhe rwego? Ubwo duherukana nibwo nakubwiye imibare ugeze, ariko bro aka kanya ahantu cinema mu Rwanda igeze cyangwa se ibintu bijyanye no gukina amafilimi y'urwenya, ibintu nk'ibyo mu Rwanda bimaze kugera ku rwego rwo hejuru kabisa. Bimaze kugera ku rwego abanyamahanga badukurikira ari benshi cyane. Ukunda gusanga nk'urugero nanjye kwa Danizo Comedy tugera dusanga abanyamahanga bari kudukurikira bari USA yari benshi cyane, abantu bari za Canada ari benshi cyane, abantu bari ku mugabane w'Uburayi ari benshi cyane. Cinema mu Rwanda igeze ku rwego nyine rushimisha rutuma abanyamahanga bishimira kuyireba. Ugira banga n'use nka niyo mpamvu abantu benshi cyane bakunda kutugeranya n'abanya-Nigeria. Nigeria basanga badusize muri byose, bari muri music ndetse na cinema. Ariko u Rwanda rero ahantu bigeze niyo nzira n'umuriro uri kwerekeramo rukwenda gusatira abanya-Nigeria. Ahantu bigeze mu Rwanda bigezaho umuntu avuga ati nyine basanga barwanira nyine abantu bakurikira. Uzarebe ngo reka mbigeranye n'umupira w'amaguru, sinzi impamvu nkunda kuzanamo cyane nuko ari nuko ukunda dukuri n'umunyamakuru wa sport. Ugireba nko mu Bwongereza ibintu byanye na sport. Mu Bwongereza ujya ku kibuga yaba ari impish iri gukina abafana ugasanga baruzuye ikibuga. Yaba ari Man City abafana baruzuye, yaba ari Liverpool abafana baruzuye, yaba ari Arsenal abafana baruzuye, abafana baruzuye. Rero nicyo na cinema mu Rwanda naho iri kwerekera. Uzajya kuri kwa Danizo Comedy abantu bamukurikira usange baruzuye, abantu bakurikiranya Geso usange baruzuye n'ibihumbi n'ibihumbi, abantu bakurikira Sabe n'ibihumbi n'ibihumbi. Urwo icyo ni kigaragaza ko ibintu biba byamaze gufata indi ntera. Iyo abantu bagukurikiye ku Danizo ugasanga nawe ukurikirwa na 20 ahubwo bose ukujyo yatumira abantu ugasanga bapfuse buzuye. Yego. Hanyuma ubwo ni nka kangahe tugereranyirize wowe nka MC Sanga Entertainer wo nkuko ubibona ona igeze nko kuri kangahe ku ijana? Umva ubu ngubu aho bigereye kabisa n'umuvuduko biriho biragoye kuba wahita noneho bishyira kwijanisha cyangwa se bigereranya. Ariko ejo ushobora kuvuga ngo uri kuri kangahe aka kanya, ejo ngasanga yasimbutse amaze gukora ngo byose cyane. Kiganiro hari abantu bende baba badukurikirana umunsi ku wundi, uragikurikira uyu munsi undi akazagikurikira ejo akazasanga cyasimbutse bitewe n'ukuntu biri kwirukanga cyane. Niyo mpamvu aka kanya nahita nkubwira umubare. Yes. Guys, nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mumeze fresh. Uracyari kumwe n'uwitwa Horimano, the number one entertainer. Niwe wumva kuri mic, nakiri uwitwa MC, number one MC Sanga. Umunyamakuru, umunyarwenya, ni n'umusobanuzi.
inzira 10 zose waravuze ati Reka ye. ngiye mu nzira 10 reka ngiye nzice zose Reka zose imana aho uzice. izampera umugisha rwose kandi ndabizi neza ko birimo biragenda biza kuko by the way uri kugenda ubona ko biri kugenda biza wambwiye ngo uvuye Dubai Uvuye gushakira inzira ba Nyagiso n'abanoza n'abakiramani hameze hate se bro man yaraboro ni fresh wampaye ku mafaranga uvanyeyo uvuye gusura bitwa Ovado umuvandimwe wanjye witwa Ovado mitana namusuza cyane Ovado rapa ari kumwe na umuvandimwe bamwita Peace Mif n'abavandimwe twanakuranye uwo bita Ovado rapa rero ni umuvandimwe nkunda cyane yitwa Ovado rapa cyangwa se Ovado Tunda umunyarwanda ni umunyarwanda akora iki ni umuhanzi ubundi nawe aririmba mu njyana R&B noneho hano wamwibukira yakinye muri filime yitwa Abampampe yakinye ari ikivejuru ari kabutindi karabutaka rero umuvandimwe abana n'undi mukuru we witwa Peace Mif nawe yagaragaye mu mafilime agiye atandukanye na Barutambe Fitness ni umugabo ukomeye cyane niba mu muziki igisore cyari kinini cyane baba Dubai abasare rero nayo nagiye kubasura baba bibera Dubai barakomeye cyane barabavandimwe bibera Dubai nabo ngabo rero bisore byagangutse urabeshya bara n'abasane banjye bafite yo business bakora sibyo no ko ari n'abavandimwe n'abafamiliye wow abantu bahafi cyane kabisa Ovadurapa na Peace bafite na Petit frère wawe witwa Peace Boy rapa nawe musuza cyane n'umuhanzi nzoza namuzana kuri Day to Day musambana uzamutuzanira Peace Boy rapa kuri YouTube ndetse no kuri TikTok uzamuzane hano dore ko noneho iyo tuvuze ngo the entertainment house hano ni mu nzu y'imyidagaduro kabisa wumve ko rwose hano duhari ku bwabo banaduhamagare baduhamagare baze rwose dukore dutwike mu biganiro bigiye bitandukanye by'umwihariko by'imyidagaduro brother noneho rero uravuze ati ngiye mu gihe Dubai hari gahunda ufite semana hari izindi project ufite izindi film nshyashya ufite ugiye gushyira hanze dore ko aricyo cyatumye tukugarura hano kuri Day to Day ngewe ikintu ikintu cya mbere mbashyize imbere cyane kijyanye na nubwo mumbona cyane mu bintu bijyanye na filime ariko ikintu cya mbere mbashyize imbere ni ikijyanye n'itangazamakuru cyangwa se amakuru ya siporo hano kuri Day to Day iyo akazi ka Day to Day nkarangije ubu mpita negereza ibindi byo gukora akazi k'amakuru ya siporo ahantu ushyira imbere nibyo shyira imbere ibindi bita biza nyuma gusa project zirahari nyinshi cyane za filime afite content nyinshi cyane ziri mu bitabo zanditse duteganya gushyira hanze mu gihe kitarambiranye muzaze kurikira cyane n'abasitari bagiye batandukanye bamwe mwagiye mubona n'ubundi muri filime twagiye dukina nyinshi cyane bamwe mu basitari musanzwe mumenyereye siniriwe nkubwira amazina kuko uzagenda nawe ubibonera nk'umufana wa Day to Day musisanga kabisa zamumbona keshi cyane mu mafilime sanga turi kugana ku musozo sibyo turi kugana ku musozo sanga ubutumwa ku bakunzi bawe bagukurikirana umunsi ku munsi dore ko kenshi bagukurikira kuri Day to Day by'umwihariko muri sport sibyo Day to Day ubundi ni navuga ko ari televiziyo nini uzadukurikira mu myidagaduro uzadukurikira muri sport by'umwihariko buri kumwe nasanga impamvu nanamwifashishije ndavuga ati imba nanjye ngeze mu kiganiro reka nifashishe mugenzi wanjye kuko nanjye last week yaranyakiriye binagenda neza cyane tunagirana ibihe byiza ababwira ko tuzajya dukomeza kubana neza cyane hanyuma asanga ubutumwa ku bakunzi bawe rero ndetse n'ibyo bafitiye bishyashya hari kuvugwa iki niki kiri hanze kugira ngo ejo nugera mu kiganiro zo n'imyuka ya danje barabura bwiti ngiye cyo nababwira ariko mumbwire bari abakinnyi ba filime bambwire bose bari abandi ba Clement na ba Nyagiso n'abandi bose ati ndaje MC Sanga yaje mwese mwe mugiye mugenze gake yaje hari uwaje hafi aho ngaho mumbwire bari abanyamakuru bari yabayago bari yabaye Irene mumbwire ati hari uwaje hafi aho ngaho hari umunyamakuru waje w'icyamamare karabutaka kirimbuzi kabisa intwaro nyayo intwaro nyayo yimanukiye MC Sanga mugenze gake kabisa mwe bayago nabandi Day to Day yajije Day to Day twebwe twaje tuzana imbaraga zose ntibakivune bajya handi yego no kujya handi nibyo ariko muce hano dore ko iyo twavuze ngo ni the entertainment house ni mu nzu y'imyidagaduro ariko urabizi ko iyo tuvanzemo kwidagadura na siporo izamo ntubizi se iyo tuvuze imyidagaduro nyine uko kwidagadura na siporo rega tuba turi kwidagadura urasanga wowe iyo urimo wogeza match udagukurikira cyane uri kogeza match hari abanyiriza bane njya kurangiza oya mise ndekeraho twagiye komeza umbwire kandi turi kugana ku musozo komeza umbwire turi kugana ku musozo blaze ariko sezera
turi kugana ku musozi twagiye attack oya ese kuri kunyirukansa kuko ushaka kunyirukansa tumenyerera oya impamvu ndi kukwirukansa nuko nkunda ibintu byawukora bro hano kuri ino TV ndayikurikira cyane urabizi ko nubwo mpakora ariko nanjye ndahakurikira cyane sibyo ibiganiro ukora ndagukurikira rero nkunda iyo uri kogeza match rero iyo n'abafana bacu badukurikira bahita banakumbura ijwi ryawe ndabizi ko bagukurikirana umunsi ku munsi hano kuri Day to Day twagiye aya twongera tubasuza kandi tubaye kaza no kuri Kigali Pele Stadium aho ikipe ya Rayon Sport yakira ikipe ya APR Football Club ni match turashina gato derby mpuzamahanga hano mu gihugu cy'u Rwanda aho ikipe ya Rayon Sport yakira ikipe ya APR ihagaze neza cyane abakinyi bose imisi imeze nabi cyane abakinyi bahagaze neza abakinyi muri iyi minsi ba Rayon Sport nibo bakinyi bahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda umutoza wa Robertinho Caraverdo kari mu mbibutsa ko ari we mutoza uvuga ko ahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku mugane wa Afrika twite cyane mbibutsa ko match igeze ku munota wa 5 Rayon Sport bareza mu cyapase kwa Yusudianye pass kwa Fornganye arabasiga cyane pass Rayon Sport bareza mu cyapase kwa Muhire Keveroni arabasiga cyane mubi cyane pass APR FC bakuraho cyane mu gisha Gilbert arabasiga pass attention Didier attention mu gisha Gilbert arabasiga attention yongera kuraho neza cyane Rayon Sport barawufata pass kwa Fornganye ni mubi cyane arabasiga ni mubi cyane reka turebe imbere Sam goal bamwita Fornganye Senegal Rayon Sport kimwe APR Football Club ubusa ikrayiwe uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport amwita Robertinho Caraverdo Karemo ahagurutsa abafana bose abwira abafana b'ikipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu ati nimuhaguruke mwakire umusore Fornganye turetse mu gitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport kimwe APR FC love sanga ubwiye ko nawe ufite inzozi zo guhura nawe ntago wari wakabyumvise man uri so talented muri byo hano nago wakisanzura neza cyane nkuko bisanzwe ariko byibura nyine nukugerageza man ntabwo nisanzwe ibyo byose niyumvaga nyine ariko ni imbandi kwikanga man urabona aba bondi esano bose babakurikiye ariko kugenda bande bari kumva kuntu sound imeze neza ibimeze ari fresh ariko reka mbaho ikize mbabwira ati umunsi tuzahura ku kibuga reka mbabwira ati umunsi tuzahura ku kibuga imyuka ari yose match noneho muzagira sibyo ngiye muzavuga ati uyu ni Agiseri mushya cyangwa se ni awa Agiseri wa 2019 okay by the way rero modo wanjye nuko nabikubwiye ni Agiseri Rugango okay bo by the way guys nimumvamo hari ahantu twakureye hari tundu tuyawe ukuntu mu byumva rwose ntimutungurwe unabyumva rero turi kumwe n'umuvandi muri talented nanjye nefite inzozi zo guhura nawe twagiranye ibihe byiza twaganiriye tunakomeza kubashimira cyane mwe mukomeje kubana mudufashe byo umwihariko twuzuze subscribers 100 harabura iki why not kanda subscribe share na comment maze twatwike twimanukire hano kuri Day to Day kufungura ko kazogera hanyuma rero reka mushimire cyane we twabanye by'umwihariko aho uherere hose wafashe umwanya ukadukurikirana kuri Day to Day gahunda za Day to Day zo zirakomeza nahundi ngiye nitwa Horrimano your boy Horrimano the number one entertainer tuzatubana mu biganiro bitandukanye umutumirwa yari MC Sanga kumwe n'abasare kumwe n'abasaza ciao ciao